tubahaye ikaze kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda, itorero ryanjye n'umuryango wanjye, itorero ryawe n'umuryango wawe. Itorero ni umuryango. Itorero ryacu rifite intego nkuru. Iyo ntego ni uguhesha Imana icyubahiro, dusohoza inshingano nkuru twasigiwe na Kristo, umwuka w'itegeko risumba ayandi. Kandi dufite n'inkingi 6 twubakiyeho, ariko inkingi nyamukuru ni Kristo. Inkingi ya mbere tubwiriza ijambo ry'Imana tutarigoreka. Inkingi ya kabiri tuzamura izina rya Kristo hejuru mu kuramya kwacu. Inkingi ya gatatu twizera tudashidikanya ku mbaraga z'amasengesho. Inkingi ya kane twamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo dushize amanga. Inkingi ya gatanu dukuza abizera mu ijambo ry'Imana. Inkingi ya gatandatu dutangiza amatorero hirya no hino ashingiye kuri Bibiliya no gukomeza guhesha Imana yacu icyubahiro. Intego yacu muri uyu mwaka ni ugukomeza gukoreshwa n'Imana ibihambaye kurushaho, tuba nkore bandebereho nka Gideyoni, kuko Imana yiteguye kudusubiza agaciro, kutugwiriza gukomera ndetse no kutwubahisha. Kandi intumbero y'itorero ryacu ni uko umuntu wese muri twe aba umwigishwa nyakuri wa Kristo, uramya Kristo, ugendana na Kristo kandi ukorera Kristo. Ushaka kuba umwe muri twe utera intambwe 3 gusa. Intambwe ya mbere niyo wateza guterana natwe. Intambwe ya kabiri ni uguhaguruka tukakwakira mu bashyitsi. Intambwe ya gatatu, hano dufite abanyarugwiro barakwegera nyuma y'iteraniro bakakwereka aho uganira n'umushumba. Nyuma y'ikiganiro umushumba nawe agufasha kumenya umuryango ufatizo ubarizwamo kugira ngo ukwinjize mu muryango mugari wa Harvest Bible Fellowship Rwanda. Kandi nk'uko wari ubyumvise, umuryango ufatizo niryo rembo rikwinjiza mu muryango wa Harvest Bible Fellowship Rwanda. Niho usaba ko ushaka kubatizwa, kwakirwa, urwandiko rwemeza ko uri umukristo cyangwa icyo udasobanukiwe, ukegera umuyobozi wawe w'umuryango ufatizo kugira ngo agufashe gusobanukirwa. Ni muri urwo rwego ku itariki 7 z'ukwezi kwa 7 hazaba umubatizo, ndetse ku itariki 8 hazaba ameza y'umwami ndetse no kwakira abizera bashya. Niba ubyifuza wiyandikishe ku muyobozi w'umuryango fatizo kugira ngo iyo raporo igezwe ku babishinzwe. Ku itariki 2 z'ukwezi kwa 7 hano dufite igiterane cyo kuramya no guhimbaza Imana kubw'imirimo ikomeye Imana yadukoreye, ndetse tuzaba turimo gushima Imana kubwo igihe gishize itorero riyihesha icyubahiro. Tuzaba turi kumwe n'abashyitsi baturutse impande zitandukanye, utumira inshuti n'abavandimwe kugira ngo muze dufatanyirize hamwe guhesha Imana yacu icyubahiro. Murakoze, murakunzwe. Gahunda z'icyumweru: kuwa kabiri tujyana bature itangira saa 11:40 ikarangira saa 12:30. Uzakira iteraniro ni Mutamuriza Grace. Muvuga butumwa ni Mazimaka Jean Bwuma. Amakorali yose azaririmba. Nimugoroba tugira iteraniro ry'icyongereza ritangira saa 11:20 rikarangira saa 12 zuzuye. Kuwa gatatu tugira iteraniro ry'umugoroba ritangira saa 11 rikarangira saa 12. Uzakira iteraniro ni Nzabonimpa Theophile. Muvuga butumwa ni Pastor Inyasi. Ni muri urwo rwego kuri wa gatatu tuzaba dufite live recording, aho tuzaba turi kumwe n'abaramyi buzuye imbaraga z'Imana, buzuye umwuka wera. Tumira inshuti yawe, tumira umuturanyi, muze dufataniriza me kuramya Imana, izina ry'Imana rikomeze guhabwa icyubahiro. Murakoze, murakunzwe. Kuwa kane tugira bature itangira saa 11:40 ikarangira saa 12:30. Uzakira iteraniro ni Kamarora Ernestine. Umuvuga butumwa ni Kubwimana Dani. Amakorali yose azaririmba. Kuri wa kane nimugoroba tugira iteraniro ry'abagore ritangira saa 10 rikarangira saa 11. Uzakira iteraniro ni Mugwaneza Hope. Umuvuga butumwa uwagahebuzo Esther. Kuwa gatandatu nta masengesho azaba hari kuko hazaba hari umuganda ngaruka kwezi. Ariko kuri uwo munsi nyuma y'umuganda tuzaba dufite ubukwe bw'abavandimwe Serugendo Joseph ndetse na Ingabire Providence. Dukomeze tubashyigikire kandi tuzitabire twese. Ku cyumweru tugira amateraniro 2. Irya mbere ni iry'Ikinyarwanda ritangira saa 2:45 rikarangira saa 5. Irya kabiri ni iry'Icyongereza ritangira saa 5 n'igice rikarangira saa 7. Murakoze, murakunzwe.